Vamos! Vamos! Ndavuze ngo vamo bazimu muvamo! Ndavuze ngo vamo! Bazimu bose bavamo! Mwiriwe. Andi kwirukana abadayimoni. Muri minsi hararimo abapangayi hano. Abapangayi bakajya bakora n'ibyaha. Ndibuka neza umunsi wabanjirije nguyu wejo hashize. Harimo abapangayi tubakuramo. Bitewe n'ibintu bakoreraga. Dukora amasuku. Ndavuga ni ndaza kuza gukoresha none amasuku y'umwuka. Amen. None se mu byari binze nyine nanjye bibandangiye ko abantu bafite inzu. Ariko Yesu uri gitangaza. Umuntu umwe akavamo hakaza mundi. Kandi waravuze ngo nta mukiranutsi uzicwa n'inzara. Amen. Urahajuje gushaka inzu. Ndakwakiriye. Uzanywe n'Uwiteka. Ariko nazanywe n'amaguru. Ndagira ngo nkubwire ngo aha hantu uje, aha hantu kandagije ibirenge. Hari umwuka w'Imana. Inzu zirahari. Inzu yari yose ikiza kiza inzu zanjye ziba zirimo umwuka w'Imana. Uyiryamamo kumva umeze neza. Ukumva aha hose amavunane yose agashira. Ibibazo byose bikagenda. Wanyereka inzu kari inzanye ayo magambo yawe ukayagabanya koko. Inzu ndayikwereka. Nyereka inzu nicyo kinzanye ntabwo. Iyi nzu y'ingiyo irimo ibyumba 2 na salo. Iriya irimo ibyumba 2 na salo. Iriya hepfo irimo icyumba kimwe na salo na koridoro. Iriya irimo icyumba kimwe n'idirishya. Zose hamwe buri nzu yose ubona aha ngaha ni 50,000. Ariko hakavamo icyacumi cy'ibihumbi 10. Kiyongera ariko kuri yandi ntago kiva kuri yari kuri ari utanga. Bikaba 60,000. Hanyuma ukaryama mu nzu. Inzu itahamo Yesu. Inzu y'ibyiringiro. Inzu ifite ububasha bw'Imana. Inzu uryamo ugasinzira sha. Inzu idafite ibibazo. None se 60,000. Abapangayi bari muri izi nzu zose. Bose bagendeye rimwe. Bagenda ku bushake bwabo cyangwa niwe wabirukanye ku bushake bwabo. Nta muntu n'umwe urimo. Bose nabakuyemo kubera ibyaha byabo. Kandi nawe niba ugiye kuzamo ndagwakondisimu. Kuko ni kumwana yambwiye mbere ko nubaka zinozo. None se banze mbwira. Ubushaka kumbwira ngo muzi ngiye nakodesha. Ntabwo nshobora kuzaramo umwana ngo aze tuganiriremo hariya nitumara kuganira tahe. Abana baremewe. Kuko nibuka ko Yesu yavuze ati mureke abana bato bansange n'abakuru. Kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Nkamugiye ngo bw'ibyo ngibyo nuko nshobora kuvuga ngo hagiye kuza umwana agiye kuza kunsura kurya no guca muri uyu muryango bishobora kumugora. Ahubwo umwana ndimo kuvuga ndi kuvuga ni wa wundi ubyibushye. Kuko hejuru nyine abateye nk'igisabo. Umwana bwoko ki? Wowe wavugaga umuntu mukuru? Umuntu mukuru nyine. Hoya niba nawe uri muri abo ngabo ni nkabo nirukanye umunsi weje nawe ugomba kuva mukagenda. Nyamara niba ushaka izi nzu zanjye urabanza waturereba hano. Umeze nk'umuntu w'itabi. Ndakubeshyera. Urambeshyera rwose ubivuze ukuri. Uri muranyanganya umukozi w'Imana. Ndakubeshyeye. Naje gushaka inzu aha ngaha. Sibyo utangiye kunyuza mu makorosi kandi nawe nabonye ndimo kuza aha ngaha. Niba nawe ugenzwa nuko nguko urava aha ngaha ugenda utwara abazimu bawe. Okay. Ndakeka rero mu byari binzanye nta mafaranga nyine narinje kuguha sibyo? Rero wanze kugira ngo nkuhe amafaranga yanjye tuza gato. Nimbanze kugira ngo nkuhe amafaranga yanjye undeke nanjye nisanzure mu nzu nakodesheje. Kumana inzu yawe ahubwo wasanga ikintu upfa n'abapangaye. Aho ufite ikindi tekinike ukoresha ukazana abo bana ukabariramo kugira ngo bapangaye batazakubona. Ko rero nta kindi ngaho usigarana inzu zawe. Ndajya no kuyishakira ahandi ariko utanyatse uburenganzira bwanjye urumva. Ngindeka nkubwire umva abazimu bakurimo ntago nahangana nabo. Vanga hasoka nari nagutwikira ahangaha. Aka nagatanga. Genda! Genda soka! Umva reka nkubwire izi nzu zanjye zubatswe mu mwuka w'Imana.
nayo yari afite ibibazo sha, ariko nyuma aza gusubizwa. Nzategereza igisubizo cy'Uwiteka. Aba Yesu bishimi ikiyemwe